Ijambo ry'umunsi. Imana ifite umugambi kuri wowe. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Baheburayo igice cya 10 uhereye ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 36. Kimwe mu bintu byiza cyane ku wizera Kristo ni ukumenya yuko Imana ifite umugambi mwiza cyane ku buzima bwe. Imana irakuzi, Imana iragukunda, irakuyobora kandi ibona neza ibyo wakabaye ucamo mu bice byose by'ubuzima bwawe. Ntabwo Imana ifite gusa umugambi kuri wowe, ahubwo Imana iranashaka yuko umenya neza ko umugambi wayo kuri wowe ari umugambi mwiza cyane. Icyambere, Imana ifite icyifuzo cyerekeranye n'isi urimo none. Urugero, amategeko 10 yayo areba buri muntu wese, yaba umugore cyangwa se umugabo. Abantu benshi bakunze kwirengagiza aya mategeko y'Imana, ariko kandi ibingibi ntabwo biyabuza kuba ariho kandi ari ukuri. Icya kabiri, Imana ifite icyifuzo cyihariye kuri wowe. Iki nibingibi bishatse kuvuga nuko Imana ikikwifuzaho gitandukanye cyane n'icyo ngi nyifuzaho. Byose nibyo kuko n'impano z'Imana, ariko iby'Imana idushakaho biratandukanye cyane. Buri muntu wese akora amakosa menshi ku isi, turasanga yuko Imana yagiye tworohereza mu buryo bunyuranye. Ese ukoshije gatoya bivuze yuko utakongera kugarukira Imana? Ibingibi ntabwo ari byo, igisubizo ni hoya. Ahubwo Imana yo yifuza kubana natwe, yarangiza ikatuyobora muri buri kintu cyose duhura nacyo, ikatuzana mu buzima yifuza yuko twabamo mu gihe twayishatse. Imigambi y'Imana tuzirikane yuko itagihinduka, ahubwo uburyo bunyuranye Imana inyuzamo imigambi yayo ngo ibashe gusa guhura n'ibihe tuba turimo. Wituma rero ibibazo urimo bigutandukanya n'Imana mu buzima bwawe, kubera yuko Imana ishaka gukoresha ubunararibonye bwawe ndetse n'igihe urimo mu gukomeza ndetse no gutegura ejo hawe hazaza. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.